Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiacre Technology. Nkomeje kubashimira abari hanze n'abari mu gihugu imbere, mwese ndabashimiye. Nkomeza kubasaba gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ujye ubona notification igihe icyo ari cyo cyose nshyizeho video nshyashya. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora gucreatinga email yawe ku giti cyawe. Ubwo igisabwa bwa mbere kugira ngo bikorwe ni cyambere ugomba kuba ufite internet cyangwa se murandasi. Cya kabiri ugomba kuba ufite browser muri machine yawe cyangwa se muri telefone yawe, urugero Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera Mini, za Safari, Microsoft Edge. Muri make ni program zigufasha kujya kuri internet. Hanyuma icyo usabwa no kujya hano hejuru muri search, wayifunguye ukandikamo ijambo google.com. kuriya iyo urangije ukora kuri enter. Iyo ifungutse ubona ino page iburyo ukabona ahantu handitse sign in, ukahakirika ihita ikuzanira ino page ko ugiye gukora icyo, ugiye gushyiramo email uyifite cyangwa ugiye gucreating inshyashya. Twebwe rero dukeneye gucreatinga email nshyashya. Ndajya kuri create account, barahita bampa choice cyangwa se bampa guhitamo ibintu bitatu. Email ni yanjye bwite cyangwa ni y'umwana cyangwa ni ya company cyangwa ni yo ku kazi. Iyo ari y'umwana ugomba baza kukubaza email izayimanaginga, kuko umwana utujuje imyaka 18 ntago yemerewe gutunga email. Ni amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa kuri Google no kuri YouTube. Muri make rero iyo ushaka gucreatingira account umwana uri munsi y'imyaka 18 bagusaba gushyiramo email izayimanaginga. Wajya kuri YouTube, yaba agiye gushaka kujya kuri YouTube akaba ari wowe umuha uburenganzira ugendeye muri telefone yawe aho email yawe iri, kuko niba imumanaginga. Uyu munsi rero tugiye kuri for my personal use. Ni email isanzwe ukoresha mu buzima busanzwe. First name uyu muntu reka tumwite Claude. Last name tumwite Uwimana. Dukore next. Iyo ukoze next, Google ihita iguha page yo kudetectinga cyangwa se gusuzuma nimba wujuje imyaka. Icyo nakwita ngo basic information, ni amakuru yibanze. Tuvuge ko uyu muntu yavutse mu kwa mbere ku itariki wenda 9 muri 2000 wenda. Murumva ko muri 2000 yujuje imyaka 18. Tuvuge ko ari umugabo. Dukore next. Hanyuma hano Google imworohereza gutekereza kuri email igendeye ku mazina wujujemo abiri. Ese urashaka ko email ya Uwimana Claude tuyita cu479497@gmail.com cyangwa se tuyite uclaude479497@gmail.com cyangwa se dushaka kuyicreatinga ukwacu. Mbibutsa ko email ni uruhurirane cyangwa se amazina avanze, ushobora no kuba atari amazina ariko ikaba iri related cyangwa se ihura n'ibyo washyizemo ugifungura, cyangwa se bigendanye na personal information zawe cyangwa se basic information zawe. Tujye kuri create your own Gmail address. Hanyuma hano reka tuvuge tugende ku mazina tuyite wenda Uwimana Claude. Hanyuma iyo email uyitekereje kushaka kuyigira gutya, iramutse iriho hari undi muntu witiranwa n'uyu muntu witwa Uwimana Claude, Google ihita ireba muri email zibaho ku isi yose igahita ikubwira ngo iyo email ushaka ko yitwa gutyo yarafashwe. Muri make ubwo email ni imwe ku isi, nta muntu ugira email isa n'iyundi ku isi. Hanyuma ugakora next, ubwo ihita ninyemerera gukomeza iraba ari email ya mbere ivutse ku isi yitwa Uwimana Claude. Ihisimbwira ngo that username is taken, try another. Ngo iyo email yarafashwe, iyo username yarafashwe, gerageza indi. Reka tuyite wenda uclaude, twongereho wenda 0. Ubwo ni ukugira ngo ngende mpinduranya kugira ngo ndebe ko hari username itaba yarafashwe. Ni yarafashwe, nongereho wenda 5. Ni yarafashwe. Reka tubyoroshye nihitiremo iyi ngiyi yo hejuru yitwa uclaude479497 kugira kuko niyo Google yahise ibona ko itafashwe. Nkore next. Bahite bansaba password igomba kuba ari strong. Ngibi create a strong password with a mix of letters
numbers and symbols. Ni ukuvuga ngo strong password ni password ifite imbaraga cyangwa se ikomeye cyane, igomba kuba ifite inyuguti, imibare n'ibimenyetso. Mu bimenyetso dusangamo utunyenyeri, arobaze, akadomo, akarongo kaberamye, paranteze, ibyo bintu bimenyetso byose. Inyuguti zo ni izisanzwe, zaba inkuru zaba intoya, imibare ni isanzwe. Reka tuvuge wenda uyu muntu tumucreatingire password, tuyite gutya wenda arobaze, iyo ushaka no kugira ngo uyirebe urabibona. Reba nk'iyi password Claude @5 akadomo, iyo ushatse urayikopiya, ujya kuri copy ukayipestinga hano kugira ngo uyikonfirme, ukayipestinga, warangiza ugakora next. Hanyuma hano bakunze guhita bakubaza bati nk'igihe uzaba wibagiwe password ni iyihe email twajya tukohererezaho notification kugira ngo tubashe kukwibutsa password cyangwa se tuguhe uburenganzira bwo guhindura password yawe. Aha ushatse waskipinga. Muri kubona ko Uwimana Claude Uwimana email ngiyi yamaze kuba created, yamaze gukunda. Ukore next, uzamure hane nk'amategeko n'amabwiriza uba ugomba gusoma, ukore kuri I agree. Dore rwose email ya Claude twamaze kuyigeramo, yafungutse rwose, yamaze kurangira. Gatuyigemo turebe. Urabona ko rwose email irahita imuha message y'ikaze, Google iramuha message y'ikaze ngiyi rwose. Uri kubona ko ibintu byose biri ku murongo, email yafungutse ngiyi. Claude Uwimana nguyu rwose, hi Claude. Uba ushaka kwandikira umuntu ngibi ucana kuri compose, ukaba wabasha kureba hano, ushyiramo email y'uwo wandikira, n'ibindi tuzagenda dukomeza tureba ku zindi video zikurikirana. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, ibyo mukora Imana ijye ibiha umugisha, mutere imbere. Ndabakunda cyane, mbibutsa gukora subscribe na share, like na comment. Ndagushimiye muvandimwe ukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiacre Technology. Urakoze cyane.